ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira gahunda ndetse n'ibiganiro bya B2 TV show. Twizera ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo, hanyuma ni ko tuza tugenda tubifuriza ibihe byiza. Rero ni waramutse neza? Waramutse. Amakuru ni meza. Ugerageze wongerejwe. Ubu ntago Sof nawe urambangamira. Nose ubu ntago uri kunyumva. Ugerageze uvuge nk'umuntu urya private by'akayimana. Private byo wahashe. Ngaho yumva ko ntayahashe se bikubuza kubirya ko njya mbona uryuka niyongeza. Ko nanjye niko ngana. Ntacyo. Bigaragara ko umuntu atariribuye. Oya sinyukura. Bigaragara ko ibyo ari byose boss wacu yaturebye nabona ko agabura. Aragabura. Norese sibyo. Hanyuma rero tuje kuganira ku muryango nkuko bisanzwe nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi noneho ntabwo turi bwinjire mu miryango. Uyu munsi tugiye kuza kurebana n'abantu bita urubyiruko, ariko nubwo biri mu rubyiruko abakuze ngo hari ukuntu n'abantu bakuru bisigaye byarabaye umuco. Ariko se burakara kantu turakavuga mu mazina. Ariko buriya niko kitwa. Noze ubu tukwita irindi zina kandi bitubakubwire. Mu Kinyarwanda cyiza bakita kabumba magara. Aka kabumba magara kawe nje ntago nkunda. Ntago nzayo magara uri kuvuga. Magara ni icyubundi. Uzika magara nta hari ahantu ni mu magara. Ndeba numva nka magara bamunda. Yego. Hanyuma rero tugiye kuganira ku muco. Nimba ndawita umuco utari mwiza, nimba ari ingeso, nimba ari nawe uzi uko bivuga. Nanjye navuze uko mbyita. Ariko byabyo byose ni umuco waduwe n'urubyiruko rw'iyi minsi, ndetse n'abantu bakuru bamwe batangiye kuwadabuta wo kutambara amakariso. Ni iki gishobora gutuma umuntu atambara ikariso? Akoze soft niba umujeni. Niba ikariso umujeni nye kutayambara ahubwo ni ikibazo. Gumbera ngaho ngo ninde wahunze igihugu kubera ko abantu batambara amakariso. None se nyine. Rero hari ikintu kimwe ndashaka kumenya kuba kandi abagabo benshi muri iyi minsi nimwe murinjira muri ubu buzima bwo kutambara ikariso. Ntago nzi impamvu niba nge ntambaye ikariso wehe biri bukubangamire mugabo. Ntawe niba wumva bikubangamiye kuramo boxer ya. Sibyo se. None se ni iki gishobora gutuma umuntu atayambara nyine ku buryo biba nk'umuco ukabona ko kugira ngo umuntu abe umusirimu bikorwa n'abasirimu nabo twita abasirimu. Ukajya kubona ukabona nk'umukobwa rwose yicare kuri moto urumva yambaye ikanzu, wayakubona ukabona nk'umuyagura yigurukije. Urimo urareba amagara. Ukirebera iyo bavuze urakabumba amagara siho katari mu bw'amagara bari hanze aha. Nyine biterwa n'iki kumva umuntu yibohoye kubwo buryo kumva ko umwenda umujena kandi tuzi ko ubundi ari umwenda umwari cyangwa umukobwa yagakwiye kuba yambara. Ahubwo buriya kera zaranahendaga shaho. None ubu ngubu rero ngo zisigaye zigura makeya kubera yuko abazikoresha nabo baragabanutse. Jewe simbizi wenda Sofu nukuri ko Imana urangoye. Jewe kuba umuntu impamvu ishobora gutuma wenda bamwe mu bakobwa batacyambara amakariso nkeka ari uko biterwa na gahunda bagiyemo. Niba nje kureba Soft ni faster reka ndeke kugenda nitwaje ya kariso y'icyuma ngende gahunda ihitiba sibyo ra. None se nubundi ko mujya muduserereza ngo abahungu ushobora gusanga ikariso za mushiki wawe zinyagiriwe ku mugozi ngo ntiwazanura, ariko wajya gukuramo umukobwa mugiye kugira uko migenzo ukayikuzamo amenyo. Oya kanacisha hano. Oya ikintu cy'ikariso cyo uri kumva? Ariko impamvu byakujennye ushobora kuba nawe ntayo wambara cyangwa utayambaye. Kubera ko nubwa mbere nzanye ikiganiro nkabona babuze ibitekerezo. Nukuri ko Imana iki kintu nyine kiri bizarre. Sibyo? Njewe nyine nibaza impamvu buya n'igihe uri kugenda mu nzira uri kumva ukabona abasore baranoshanye. Ngo nta kariso cyambaye. Niba atayambaye bikuriye bahiki. Sibyo? Wabona muri iyo myenda usiga umujena. Sibyo? Nase hari imyenda yagenewe kwambariramo amakariso n'itaragenewe kuyambariramo. Oya pe. Ikariso ubundi ni umwenda w'ingenzi cyane cyane ku mugore. Kuko umugore imyanya ye y'ibanga isa nkaho irangaye, sibyo? Irarangaye ntago isa nkaho. Ora irangaje. Kubera yuko nukuvuga ngo isa nkaho iri hanze. Yego. Buriya rero ikariso yaremewe guhisha, buriya uziko wambaye nk'ikariso ugahisha na kino gice cyo hejuru cy'umugore ushatse wakwigendera. Yego. Bivuze ngo rero
twiyambuye ubusa ahari ku buryo niba utambaye ikariso nkeka yuko uba utanambaye. Ese kandi imagine ndi kugenda gutya akenda ko hasi kakaba kacika nk'umugore wambaye igitenge ibaze nta kariso irimo ari kugenda kigatakara. Kwa kundi twabaye abasirimu dusigaye twurira moto tukarenza akaguru ibaze nta kintu kirimo. Ruguru yo hose ntuhabona. Ni ukuvuga ngo rero nkeka yuko ahari ari umuco wadutse muri aba bana batoya nubwo bavuze ko bagenda bawanduza n'abakuru barimo batakibyambara kubera yuko uko amajyambere agenda aza hari ibintu abantu batakibona ko ari ngombwa, sibyo? Kavuga ati uru kariso ni ndwambara wenda ruri bumbabure, ahubwo hari amakariso babitse bambara bageze muri kwa kwezi kwabo. Igihe atari mu kwezi nta byambare, sibyo ra? nyine ntabwo nibaza hari umuntu ndamwita umukino w'umusayikologisite ambwiye ko iki ashobora kuba ari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bumaze kwaduka mu rubyiruko cyangwa mu gitsina gore, cyane ko avuga ko ubundi umuntu yagakwiye kwambara nk'abakobwa, impamvu mwagakwiye kwambara ikariso nyine wavuze ko iriya myanya yanyu isa naho irangaye, kandi imagine wambaye ikanzu ukirwa uri kugenda rya vumbi rijya ku maguru urumva ko naha handi ritahasiga. Ako bari anje nkeka ahubwo ko bagira ngo hafata akayaga, sibyo ra? None se ibaza ivumbi rijya ku maguru hariya byahasiga. Reka baze nkubwire wowe ntago hafite ntago uzi uburyo hakoze urumva. Kireka niba uwo muntu agenda agenda ate ameze kurya atandaraje kubera ko kugira ngo hari ahantu hazajya kwijiraho ikindi kintu bisaba nyine penetration kugira gufosinga ngo kigeyo, uri kumva? Iryo vumbi ryo nta kibazo ndabizi ko ritagerayo, ahubwo abagore n'abakobwa badukurikiye batubwire mbanze yo hapfutse kuriya baba bameze nkaho batari guhumeka, sibyo? Muhumekera hasi uzarebe kera twabaga twabaye dupfuka mu mwaro buryo kwakujenaga, aho mbona ari nk'agapfukamunwa kariyo ubwo bagakuyeho, sibyo? Bagakuyeho bashaka kuvijya narangiye mask ivaho baba bagira ngo bagende bahumeka hari, sibyo? Nubwo wenda urugero nkeka ko atari umuco mwiza, ariko nanone turabanza tureba impamvu. Ngiye gufata nk'impamvu eshatu sofu. Hagiye ashaka kuba ngiye kureba soft ngira ngo agire vuba nigendere, sibyo? Agire bataragira badakinga mpite nigendera. Ikindi cya kabiri hari igihe ashobora kuba, sibyo? Imujena imubangamira, nurambara umwenda ukumvura ko bangamiye, birashoboka ko uwo muntu utakiwambara ushaka kumubangamira cyari ibibazo ahuriramo nabyo. Ikindi cya gatatu akaba ari ubusirimu no kuba ari iterambere, ari ikintu kigezweho, subizi hari ibintu bigerwaho abantu bose bakagenda batanazi impamvu yabyo. Nabonye umusitari runaka atambara ikariso kwa kundi ku ma TikTok na hehe abantu birirwa bajegeza amabuno, avuga ati bura nanjye kugira biza kujegera nuko nta kintu kiraba kihafashe, sibyo? Agakuramo cyane nk'izo mpamvu eshatu numva, ariko banza hari n'izindi nubwo ntari kuzimenya neza. Baza n'amakariso yarataye agaciro, hasigaye bakora amakariso mabi ako ubundi bazakora nk'urukariso umuntu yakwambara rwonyine umuntu akigendera. Kwirirwa umuntu yagerekeranyije ibyo urabona habayeho na klima yabaye igenda ihindagurika. Hagiye nabari gukora ibikariso bikomeye wacyambara wakubita y'ingutiya wakubita y'ibyo ukumva uri kwihira ugahitamo gukuramo icyo batari bubone. Hari nuwo ntavuze urumva mwagiraga gutya yajya ku kazi yambaye ngo yamujana kinyabye muri toilette ntago zashiriyeyo akabara gihubu yagiteye muri toilette akizamurira ipantaro akinyanyagirira. Nigeze kumbwira ngo ngiye kwa kuntu mfite aba boyfriend benshi, sibyo? Urabona iyo umaze gukora je n'umushero umwe, sibyo? Ugahita ugisubizamo, iyo ugezeyo birumvikana, urumva? Iyo ugezeyo nta kundi nyine urabizi kwa kundi rimwe muzikuriramo yagakuyemba akagira atya akubitana n'impumuro ivuye ahandi hantu. We rero ahitamo kwitawaza yarangiza n'ikariso ngayisigiraho ayisigaho yaraye, uri kumva aho yaryamye akigenda turongera guhora ngura ikariso nabonye ntabivamo nahisemo kubyihorera. Ati kandi ikindi cya kabiri ziranajenana ngo kuzifura. Hari abagore ubusanga bafite ubuntuza umeze nk'ubutebo mu cyumba cyabo kubera ko buriya gufura amakariso birajenana kuko runanga gufura amasogisi. Amasogisi ndabyanga wa mama ko boye nk'umunana wo kugira mesa amasogisi. Akabyuka agakuramo agiye muri douche anaga muri cya kiboro
akagenda nawe akazajya kuzifura zigeze ntaha ngaha uri kumva abenshi bakabona ako kazi batazakavamo agahitamo kubyihorera. Ikindi cya kabiri buriya n'amasoko ndetse arahenda hari izigura 5 ahubwo kubihenda ntekereza ko mwakabaye proud yo kuba zihenda mukanazambara kuko ubwo zaba rimwe mu myenda nyende kuko bizwi ko imyenda y'abagore ubundi irimwe mu bagore idahenze. Oya amasoko ndetse arahenda ariko biterwa n'ayariyo. Hari nka yigeze kwaduka ariko sinyamamaza yitwaga ingwe. Umugore wese arayambaraga akazamura hano undi agatashira agapira akagera hano kugira ngo aze kugenda babona ingwe. Ziracyabaho nje kira kintu cyanteraga ubwoba ku buryo umva simushinja ko nkunda iki ariko rukuri kw'Imana sha ugiye kuma nkabona iriya ngwe sha nyine mitanekereza ingwe bugwe itabigira guri oya mitanekereza ingwe bugwe nyine nk'abanyanyagira ibaza ingwe hari ahantu uri kumva. Ariko nanone ikintu twabwira wenda abadamu n'abakobwa badukurikiye nuko nubwo wenda bisa nkaho ari ikintu cyatakaye, reka tureka kuvuga ngo ni umuco watakaye wo kutambara ikariso kuko na kera ntago uwo muco wo kwambara wabagaho sibyo. Ariko mbanza warabagaho sinza akantu k'akabindo bashyiragaho uretse ko karaga kariso nagahuzu shata niko karaga kariso uri kumva. Njyewe ndakeka yuko byanga byakunda tujye dutekereza nka kwa kundi twavuze ko dusigaye dukora utuzi twose n'iki ibaze niba uri umufundi w'umukobwa ugiye kurira igikwa nta kariso yo mvuze isoko reke birakubabaza nta kariso cyaka guhabumba amagara sibyo. Ibaze uri umumotari sibyo uhetse umuntu kuri moto nabonye hari abakobwa basigaye bahari b'abamotari nta soko reke wambaye warengejeho bya byenda by'abamotari erega reko uranahetswe kuri moto yawe iraje nturi buyimene kuri uwo muntu kwere. Uziko abamotari benshi bajya babatasha ntibabimenye utasha n'icyo mu Kinyarwanda ukamwanduza uri mu mihango kwa kundi wagiye wamwitsinditseho aho ngaho nta kintu kindi kihapfutse ibintu byose biri hanze wambaye yamena igera aha ngaha nibizura murasaho da bahita mene barimbuka urumva nibizura murasaho zaje kuzingana na simukadi zikase Oya ngo dusentire abayambaye agasentire noneho hari n'izindi kariso zadutse zirazo zaje ryari zimeze nk'utugozi ubona ari nk'ikintu cy'ikigozi kiri mu ntuzi string imyaka imaze ahubwo ngende baza yese buriya yuba wambaye oya hani imbere haba hari akaboro gafata hano ariko gusubiza inyuma n'umugozi na hano hose ni imigozi uriya mugozi nta kintu wakangiza nanjye simbizi kuri zira butu z'inyuma ahubwo nyine ngo tumazikura urumva kubera ko ntago ziba zifungiye muri cya kiboro kindi tuzi cy'igikariso cyo kimeze nk'inuza nk'igishashi kariya ko rero gatuma zikura hano imbere haba hahishe ariko nayo mba numva hari nta kintu iba irifashije umuntu nese nkibaza njya nkunda kubigirira amatsiko umaze guhura n'abakobwa bangahe bayambaye hakuri ndababona benshi kuko hari ubona ukabona ukajya ugira ngo nta kintu kirimo n'ubundi kandi kirimo akubwira ngo kurura hano kumva biravuze ko irimo hanyuma nkibaza iriya iyo mwagiye muri ya minsi y'ukwezi kwanyu mushyiramo bya bintu byanyu gute birafata biriya bintu biba bifite amasupaguru n'ibindi bintu ni supaguru urumva biba bifite ibintu bimata ku buryo nyine kari akagozi urahuza ukamatisha ukambara ariko wenda tureke no kuvuga string sibyo ubundi ubusanzwe kwambara ukikwiza mu muco wa Kinyarwanda ni ibintu byiza sibyo. Tekereza rero uri umugeni kubera ko wamenyereye kutambara isoko reki ukambara akanzu y'abandi y'umweru wakodesheje sibyo kandi buri abageni benshi ubundi ngo barategetswe ngo bambara kotex yego kuri amusi byanga bikunda ngo ushobora kugira ubwoba no kugira gute ngo bikaza kandi buri umubiri w'umugore kuntu ukoze hari changement zishobora kuba mu mubiri wawe imihango ikaza itari ngombwa kiri buze bijya bibaho nukuvuga ngo no utekereza rero ukavuga ngo bajya nta kibazo iminsi yanjye ndayizi nayibariye wahaguruka ugiye imbere y'abantu nikanzu y'abandi kubera kutashizamo akabumba amagara kawe hari abakegera ubwoba se ko benshi mwabaye marine oya nta byo marine shana abana b'abakobwa bazima wewe mwaratinyutse ubona abandi barira mu bukwe babandi barira mu bukwe burya ariya nayingona oya pe asumaze kurirwa n'ingona zingasho twajya gumaze gukora ubukwe bwinshi maze kububona bwinshi buba nawe ubwo watashye uhita uvayo wafashe icyemezo ubu koko nimba umuntu asigaye agera ku rwego rwo kuba uwo munsi baje kumusaba bari kuko bari mu gisharagata agahita ajya kubyara bagategereza none se aba yibyaje ntaba yibyaje ariko se kubera iki
niyo mpamvu rero mvuga ko mwashiritse ubute mwabaye ibinye ni nayo mpamvu rero izo kariso zitakiri ngombwa njyewe gusa ikintu nabwira wenda ariko se umutesheje agaciro ba nyogokuru na ba nyogokuruza bambaraga za BMW na za mugondo agakubitaho n'isurujipe n'ijipo rero wisunyibutsa akantu kamwe kera ntabwo nzi ikibazo mama wanjye yari afite niba ari uko yari yabyara abakobwa benshi no kuvuga ngo iwacu twakuze tugira ya makanzu ya papa arankunda yo kwambara kuri Noheli gusa uri kumva cyangwa mwabatijwe cyatwabatijwe ikindi cya kabiri ijipo nayo ubwo wayambaraga ari nk'ahantu ugiye simbizi kuko niyo wabaga ufite uwo mwenda mo imbere yagushyiragamo ikabutura wambaye ikanzu ukagenda wambaye akabumbabagara konyine mo imbere yakubitagamo ni jinx ukagenda wambaye igikoboyi cy'igikabutura urumva waba wambaye ijipo agakubitaho ikariso agakubitaho kora agakubitaho ikoboyi agahita yemera ko umukobwa wagiye ari safe urukumva ari byo rero nagira ngo mbwire aba bakobwa badukurikiye n'abagore ntazagire usakuza ngo bamufashe ku ngufu nawe wabigizemo uruhare uri bucano hepfo mu mashyamba wenda urugero sinzi akazi ukora sinzi igihe utahiye kandi mu by'ukuri wambaye agakanzu cyangwa akajipo twa dusentire twavugaga nugera iyo hepfo umuntu akakubenura agahita agerayo byihuse uzatabaza ko burya n'igihe ari kurwana nayo wabura imigeri n'abatabara bakaza sibyo ushobora kugenda ugakora accident ugasanga wahamanyuye gutyo mu muhanda ibintu byose biri hanze sibyo ari nabyo mbwira burya si ubureba abadamu ba kera cyangwa umukobwa wa kera sorry ntabwo yajyaga afata yashakoshi ye agendana ubu ngubu mwazise ngo ni slay bag ngo agende nazo zirimo amoko hari ndarara hari nzataha ejo bundi hari mucumbitsi urumva ibaza wenda kariya akavuga ko umuntu aba ari bugendane wenda urugero agiye gusura umuntu runaka cyangwa agiye mu rugendo burya n'umudamu cyangwa umukobwa uzi ko nta mukobwa ubundi nari nzi cyangwa utaragiraga igitenge nubwo waba ugura umwana w'umukobwa ugiye muri internet iwanyu baguraga isume nshyashya bakagura n'igitenge kubera iki nugera kugira ahantu ujya urakazinga neza ugashyire muri ya baga yawe sibyo uzarebe burya niyo habaye accident bakabona umubyeyi arambaraye nko mu muhanda byarangiye umubyeyi wa nyawe utari uw'iki gihe ndi kuvuga akora mu gikapu cye agakuramo igitenge akorosa wa muntu sibyo izi saha se nani kariso yambaye azakorosa iki we nubwo aho ngaho bagashaka n'umutwaro ufite bagasanga n'isoko reki ntayirimo bazabumba bate mu by'ukuri ngewe ikintu navuga cyane nyuma ni ukwitesha agaciro sofu kugenda nta kintu wambaye we niba uri umubyeyi ukaba ugenda ntazi ukora iki wambaye ese uzibutse umukobwa wawe kuyambara ese uwo mwanya waba ufite uzayigura se uzayimugurira ngo musiga mugura ngo ebyiri eshatu zo kugira ngo mwambare muri byanyu ntinya kuyivuga ejo bundi mperuka kubona hari abacuruzi b'i Kigali nyine bacuruzaga iyo myenda y'imbere yindi igezweho urabizi hari abakobwa b'abasirimu bafite izo bambara hari n'abaturage urabizi namwe kera hari boxe z'abantu bazima babandi b'abasirimu bafashe ziba bambaye kanditseho hari Arsenal cyangwa Liverpool kandi ka gatatu twazitaga gatatu wanawume nizizo nyine n'ubwo bwoko mwana wume umuhungu yarapoketaga kugira ngo bayibone uko yambaye ka mwana wo muri kumva izi saha rero niba icyo kintu kitakiriho mu by'ukuri turi guta umuco kandi uzatuma abana bacu ejo n'ejo bundi bizabagiraho ingaruka nk'uko twavuze ko aho hantu harangaye wa mugana ushobora no kugwa ahantu rega hakagira ikipfa kujyaho kitari ngombwa sibyo kandi burya niba hapfutse nyine hari protection haraproteje sibyo niba ari haproteje kuki icyo kintu cyaprotejaga umaze kubona ko cyataye agaciro wowe ubwo mu by'ukuri ufite agaciro kaho hantu hawe hari umuvandimwe ngo yigeze kugera gutya ahura n'umukobwa nyine kwa kuri umukobwa amunyuraho yambaye ka kampene barimbuke none harangije amunyuraho yunamye arageze hirya ntuza aramubwira ati mbariza aragaruka rwose arabirindura bamugejeje kuri polisi abwira ati afande rwose nawe uyu muntu nkurikije imyenda yambaye ni mukuru afite imyaka yo gukura ni yuname mubwire yunama turagura ikintu yunamye abantu bifata ku bifa baramubwira ati tahire wisayideraga bari bakubwiye ngo ifashe urumva rero byaga bikunda hari ukuntu abantu tugenda duta umuco gake umuco ukagenda urangira ukagira ngo ni ibintu byiza ariko sinzi generation turimo tugenda twubaka uko zizarangira abana bacu n'abasirimu cyane njye sigaye nibaza nko muri generation z'abana bacu
tuzabyara muri iki gihe cy'imisango y'ubukwe abana bari gusaba utekereze ku mazina twita abana bana tekereza mukecuru ntavuze muzehe ntuza rero ubu tuje gusaba abana babo uzasanga bitwa andi mazina nabo yandi ari ku rundi rwego umuntu atazi nyine reba no muri generasiyo z'abana bacu ureba amazina bitwa muzehe Rogani rero nyine titi imagine urumva iyo generasiyo kuri zaba imeze Karogani ni keza nyine baze umusaza ureba muzehe Rogani bari kuza abantu bose bitwe ba Jean Marie Vianney nabande ntaze nyine nagira nkwibutse generasiyo turimo tugenda niyo mpamvu rero tutagomba kuyitenaho konti cyane ariko nanone tugakubita tutababarira tukajya twibuka gukebura abana bacu uri kumva ni ukuri ko Imana ngenza abana b'abakobwa nka 3 batoya biga primaire agera mu rugo ikintu cya mbere yiyambura avuye ku ishuri ni kakamumba amagara avuga awi narindushye mbega uruhu rwayirunjeri ubugira ngo ni nk'umutwaro kubera iki nibyo biri ku ma social media sibyo nibyo bareba muri za Grammy Award hehe kubera iki wa muhanzi wa mbere wayitwaye azari kucugusa amabuno nta kintu kirimo noneho yaba mu prefera agahita avuga toka urejo nanjye ari kurira kuntu ndi bubemeze wari wabona umubyeyi uri kugenda ukabona na hano hejuru nta kintu kirimo ibere cyukorere iki nta kibazo rwose yifitiye kandi ubwo cyera urabizi kugaragaza bino bice byari ikibazo sembize niba warigaga primaire hari igihe sinzi company yakoraga ayo mata yitwaga Cowbell ari amata bayaduhereye ubuntu twiga primaire turayarya ariko kubera inuza inka yari ishushanyijeho yari ifite icebe kweri ryiza cyane rigera nk'hano hasi none twabonaga umuntu nyine w'igitsina gore warangaje hano tweda tuvuga ngo Cowbell notrere uri kumva no kuvuga ngo nyine nawe ko handi yemeraga nk'ahasebye urumva akaba yajya gupfuka hejuru niyo mpamvu nkubwira ngo iyi myanya yacu y'ibanga ntago ikiri ibanga niyo mpamvu no kuyigaragaza benshi babona ntacyo bitwaye sibyo kubera ko kera ngewe najyaga mvuga ni Nyagasani Imana ari umukobwa yihishaga rye sibyo ariko izi saha niyo uciyeho ntumurebe aragukurikira akanakwereka usigaye mwambara n'imyenda yiyagaragaza neza rwose ku buryo ubibona neza babyita boobs bakayakwedura ku buryo agera hano ukayabona ku buryo agize gutya yari komba urumva aricyo kintu rongeye ndi kubona ko bishoboka ko ibyo twahishaga ntago bikiri ngombwa hari ko bihishwa sibyo umwana w'umukobwa aravuga ati ngewe nimbihisha ibyanjye kanaka kabigaragaza kandi murabizi mwese muri gushaka abakobwa bare expose bigaragaje bameze gute n'itsimba hariya mu ngutiya hakubitamo ibyo bisokora kiri ibyo bimugondo hano hejuru nkahahisha soft azambonate muri make ubwo ntawe ucuruza kindi reka nta muntu ugicuruza kinze utubari twose tuba dufunze yego ubwo rero ngira ngo buri wese akuremo isomo rye mwabyumvise ariko nabona turi kubaka generation zitari nziza reka twishimira abantu mwese mwadukurikiye cyangwa se mwarebye kino kiganiro mukakirangiza n'ababyeyi bose bibuke guhita urujya ureba mbese umwana wanjye agiye ku ishuri yambaye ikariso ese umwana wanjye agiye ku ishuri basi yasizemo isengeri safuze kweditinga basi agiye ku ishuri yashizemo isengeri uzareba hari umwana w'umukobwa uhura nawe imoko yasheze gutya mu ishati sibyo wenda urugero tureka no kuvuga ikariso gusa imoko yasheze gutya mu ishati kavuga uyu mwana avuye mu rugo nyina yibagiwe yuko agomba kwambaramo akantu imbere y'ishati handi amashati urabizi menshi y'ishuri abameze nk'abonerana ku buryo kandi ubere bugishibuka urabizi ko ntabagabo mu bukunda ugenda bwigira gutya ejo wamukuru inyuma y'igipangu ngura mukuruye mubyeyi banza reka basi wenda tureke abataye ihaniro ubashije guhanwa cyangwa ubashije kubyumva byumve ariko reka duhere kuri aba batoya mubyeyi reba umwana wawe avuye mu rugo yikwije yambaye ikariso kweri atajya guhenera abandi banyeshuri bagenzi be urabizi ko mukanya ari bujye mu kibuga nawe akajya gukina umupira urabizi ko mukanya nawe ari bujye gusimbuka umugozi nguti ikazamuka ubundi iyo bamubonye nawe baba bakubonye ureba ubwo mu mukobwa bugenda bushinze mu ishati umushakira isengera kiremo nubona amabere yarakuze abana b'iminsi basigaye bajyana amabere bafite imyaka 10 umushakira kandi karega gashyiremo ahishe yihishahishe sibyo kubera ko ejo nejo bundi
nasimbuka umugozi mugenzi we w'umutipe akaba yakubise ijisho yuko hasi aho ngaho nta kintu kirimo, najya muri tuwarete ntuzamuherekeza, y'uwo muhungu azamuherekeza, yerurure uzasanga umwana wawe byararangiye ari uruhinja. Ubwo rero abantu mwabyumvise, mukomeze mudukore subscribe, share ndetse na comment. Nukuri rwose umuhate wanyu turawubona. Wakoze cyane Leonie. Wakoze cyane Soft.